Umunyagwenya wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, umugabo utebya ndetse umugabo utukana, ariko abantu ntibabifate ngaho atukana, ahubwo bakabifata ngaho ari ugushaka kubasetsa. Umugabo w'umuhanga cyane urenze, utigeze agaragaza isura ye, na n'iyi saha abantu benshi baribaza ati mbese ka kajwi ni muntu ki? Icyo tumuziho ni uko asa nk'inkende cyangwa se igitera hafi aho ngaho. Uyu mugabo rero bamaze iminsi hari ibihuha cyangwa se hari amakuru avuga ko yitabye Imana, ngo uyu mugabo ngo yitabye Imana ngazize nk'impanuka, ngo yahoze ari gutwara imodoka, ngo asigaye ngo ikimodokari giheka peteroli ngo kiraza ngo kiramugonga, ngibye ngo ntabwo tuzongera kubyumva. Ese ibyo bintu warabyakiye wumva bimeze ute? Iyi nkuru yari imaze kurebwa n'abantu barenga ibihumbi hafi 20 bumva iyo nkuru y'ikinyoma cyangwa se iyo nkuru y'ikiwani. ngo haye ikaze rero kugira ngo umenye byinshi by'uyu mugabo mva yibitse. Uyu mugabo ikigaragara cyo akimara kumenya neza yuko batangaje yuko yapfuye, nta kindi uyu mugabo yaje gukora, yashatse kwereka abakunzi be yuko akabi naho kajya akaga naho kajya, aracyahari niyo yagenda ibyo yababwiye bizigera bibava ku mutima. Uyu mugabo yongeye kugaruka avuga ibingibi agaragara ngaho yibika cyangwa se agaragara ngaho koko nyine tuba ari kumuririmbira indirimbo ya nyuma. Ariko ikigaragara cyo abo ngabo ni abanyamakuru b'ibihuha, abo ngabo ni babandi babona inkuru bamara kuyibona bakayigendera hejuru, bamara kuyigendera hejuru badateza no gushaka amakuru, barangiza bakica abantu bahagaze bakavuga ati runaka yapfuye kandi uwo muntu agize ute ahagaze. Noneho umuntu nguwo uvuga inkuru adahagazeho rimwe na rimwe usanga ahagarika imitima y'abafana, dore ko uyu mugabo abakurikiranwa n'ibihumbi birenga 200 nuko nguko bimeze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uyu mugabo akurikiranwa n'abantu benshi cyane, kuvuga ngo yapfuye ubushegeje imitima y'abantu benshi bamukunda. Bityo rero abantu bababeshe ngo uyu mugabo yarapfuye, yapfuye umva amagambo uyu mugabo yaririmbye ari kwibikira mu minsi mikeya, igera ngo kuri 3. Aho ngaho rero uyu musore ka kajwi nibwo ritangiye nyine aririmba indirimbo ngo cyari cyaratuzengereje, ngo none ubu ngubu Imana igihaye nyina. Mbese muri make ameze ngaho yagiye muri wa mwanya wa ba bantu bamubitse bavuga yuko yapfuye kandi akiri muzima, ari kuvuga ati nyine bari kuririmba gutya ngo cyari cyaratuzengereje, ngo none Imana igihaye nyina. Nyine niyo magambo ari kuvuga mu rwego rwa ba bandi batamwifurije kubaho, babandi bamwifurije gupfa, babandi bamukoresheje impanuka nayo yakoze ngayo nguko. Reka dukomeze mwumve ibindi yakomeje agira ute avuga. Ngamushinga ubwo butafari bwanyu hasi mbere yuko ngira icyo mvuga. Mbere yuko ngira icyo mvuga, umuhungu wa Gatanazi yarambwiye ngo ntihagire ahandi hantu tuzamushingurira munsi y'igiti, ngo niho ngo sogokuru we Musaramba ngo nabo niho yagendeye kandi amukunda kubi. Mbere yuko rero tugenda dufata buri ngegera imwe n'imwe igenda ivuga ibyiza cyangwa ibibi umuhungu wa Gatanazi yamukoreye, akanyanga mu mutaranda akakuroga ndabanza nihereho. gusa njye icyo navuga
bagusigiye kare yo bagahambirwa igihe ifite n'Imana igira agasore keza k'umubiringishu rero mwabantu mwese mwaje hano muhumure iwacu twese niyo hari niyo twese tuzaburungushuka mu gitabo Jesus cyabazagenda mu murongo wa 8 ku itarasi rya 9 haravuga ngo mwese muvuga ko mutazaburungushuka muribeshya twese tuzaburungushuka ngayo nguko rero abakunzi ba Kakajwi niba barababeshenye mukabyemera mukavuga ati koko wasanga byarabaye ibyo bintu nabyigize biba uyu mugabo ni muzima ni mutaraga nta kibazo afite abantu bababeshe sinze ibyo bintu babivana ubwo gutya ari kuvuga yuko abantu bose bazapfa ari kugerageza kubibabwira anabasetsa nababwira ati buri muntu wese azaburungushuka ni ukuvuga nyine nta muntu n'umwe wigeze avukira guhoraho ariko nyine bere kuvuga ngo yapfuye kandi ari muzima ubwo nyine gutya ababivuga nyine ng'umukomediye cyangwa se ng'umuntu w'umunyagwenyu ubushaka kubasetsa ariko nyine aba nababajwe cyane nabo ari abantu bavuga ngo yapfuye atagize ute atapfuye abakunze be rero mumukurikirana mwibwiraga yuko wenda ashobora kuba afite ikibazo nta n'igicurane uyu mugabo ni muzima ameze neza ntabwo umuntu wapfuye yivuga sawa murakoze cyane mwe twabanye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndabakunda cyane bye bye ciao hasta la vista na ubutaha hari abazapfa bahennye hari abazakubitwa n'inkuba hari n'abazarogwa ndetse hari n'abazakubitwa ng'inkoni bakagera aho bapfa bagahwera